wari umaze igihe kinini kingana n'umwaka urenga nta ekipe utari gukina kwisanga mu ikipe ya Kiyovu Sport ni ibintu byaje gute byakugendekeye gute wabashije kwisanga n'abandi bakinnyi tubwire muri make uburyo situation ihagaze. Murakoze cyane nibyo koko nahimaze igihe ntakina ariko navuga yuko nagiriwe amahirwe muri uno mwaka nkaba ndi nzakina ikipe ya Kiyovu nibyo agaciro gakomeye cyane kuba nongeye kugaragara mu kibuga kandi nkaba mpawe amahirwe n'ikipe ikomeye nk'ingi y'ubukombe nka Kiyovu Sport. Ndashimira umuryango mugari wa Kiyovu Sport ko waranyakiriye neza, abayobozi, abafana, abakinnyi muri rusange ndetse n'abandi bakunzi ba Kiyovu Sport bari impande zose zo kwisi. Yego. Bamwe mu bakunzi bawe benshi bibazaga Sugira yagiye he, Sugira byagenze gute muri icyo gihe kingana gutyo cyose, byari byaragenze gute wadusangizaho gakeya tukumva byari byaragenze gute? Navuga yuko nta kiba kidafite impamvu. Aho nakinaga ikipe yanjye yagiranye ikibazo n'abagenti banjye muri FIFA. Yego. Bituma habaho akabazo ko kudakina. Kandi ngiye nayoborwaga n'umuhagarariye w'umunyamategeko, nkayoborwa n'ekipe kandi nagombaga kubahiriza amasezerano twagiranye. Ariko navuga ko byarangiye. Nubwo wenda hiyongereyeho igihe gitoya ntakina ariko ntago byari bivuze ko nahagaritse umupira. Ndacyari mutoya. Nakeka ko atari uwo mwaka wa nyuma hari mu mupira nje gutanga ibyo mfite. Yego. Nabibona yuko ariho twese tugitangira n'amakipe menshi nagitangira, Kiyovu nigitangira nago navuga yuko automatisme yari yaza. Ariko turacyagerageza kumenyerana, turacyagerageza gukora, turacyagerageza kubaka, turacyagerageza gufata ibyo dufite tukabihuza kugira tuzashobora gutanga umusaruro umwaka utaha muri no season. Yego, uvuze ko murimo muramenyerana ni na Kiyovu Sport ntago yigize ikindi imikino myinshi ya gishuti ngo ikore pre-season ndende. Urabona ari ibintu bizakugendekera gute muri championnat? Urabona ari uzafatira ritime muri championnat cyangwa hari izindi gahunda ufite ugiye kongera ritime yawe nka Sugira Ernest twari dusanzwe tuzi? Nk'umukinnyi w'umunyarwanda kandi ufite aho yageze kandi ushaka no kongera kuho yageze, navuga yuko bitarabijana ku ijana. Yego. Fitness yanjye ntago irabijana ku ijana ariko ndaharanira ko yakongera ku rwego rwiza. Tuzakina match kwa gatanu na AS Kigali. Ntago navuga ko ndi ijana ku ijana, navuga ko ni nka 35 cyangwa 70 ku ijana ariko nzatanga ibyo mfite. Nyuma ya match ya AS Kigali dufite ukwezi kose tudakina. Hari abazajya muri national equipe twari kuzakira deuxième match ifite competition muri CAF Confederation Cup cyangwa se Champions League niba ntibeshye. Turacyafite ukwezi ko kubaka ekipe n'imbaraga z'umubiri ku buryo tuzagaruka tumeze neza. Ndakeka ko nyuma y'ukwezi kuzaba nzaba meze neza kandi nzagongera nkagarura urwego rwanjye. Yego. Uvuze kuri ekipe ya AS Kigali muzakina ku munsi wo kwa gatanu, ni ekipe twabonyemo ko wari wagaragayemo. Ubundi AS Kigali kuba twarakubonyemo tukakumvamo kugiye kujyamo nyuma tukakumva muri Kiyovu, ni ibintu byagenze gute kuko abantu benshi bagenda bavuga ibintu bigiye bitandukanye, wowe tanga ukuri kuri ibyo ngibyo? Biragoye kuvuga nabi urugo wabayemo. Yego. Ni ikipe yanjye y'ibihe byose, ni ikipe nkunda, ni ikipe nayo ifite abankunda bayo. Yego. Twabanye na neza mu bihe bitandukanye. Nagaragayemo ku munsi wa mbere wo gutangira imyitozo. Hari ibitaragenze neza hagati yanjye nabo. Sibye kuko kuri hagati yabo kutari kuri njyewe. Nta litije mfitanye nabo yatuma ntayibamo. Yego. Nimwe nayibamo ndi umukinnyi, nayibamo ntari umukinnyi. Na hantu nakwishimira kuba ariko iyo ntago byagenze neza. Nshobora no kuvuga ururimi rukanyererana nkavuga ibitari byiza. Yego. Ariko reka mbyihorere. Tuzakina kuwa gatanu. Ni ikipe nziza, ni ikipe ifite abakinnyi bakiri batoya. Yego. Bakora. N'umutoza wabo ndamuzi, ni umuntu uri ukunda combativite cyane, ukunda ishyaka, fighting spirit ni ibintu bimubamo. Gibukasa na Gibakera bose twarabanye muri Reyo ndetse na Shabani n'abandi babungirije. Navuga ko rero ari ikipe zitazatworohera, ikipe izaduhakaza ariko natwe turiteguye. Amanota 3 ni competition, ni championnat cyashya, abakinnyi bashya, tuzatanga ibyo dufite. Quel meilleur gagne niko navuga. Yego. Haruna Niyonzima niwe barutse kuvugisha cyangwa bamubaza bati abantu baravuga urashaje ntago uzongera uzabasha gukina umupira, arasubiza ati umupira ukinirwa mu kibuga nta gukinirwa mu nzu cyangwa wenda mu cyumba hano runaka. Nawe abantu batangiye kuvuga ibintu byinshi, Sugira Ernest noneho wenda n'ingano yawe kunguko usigaye umeze kuko utaruherutse gukina, tarashaje n'imyaka wenda umaze muri championnat hano mu Rwanda. Wowe ikintu wabwira abakunzi b'ikipe ya Kiyovu ndetse n'abandi banyarwanda muri rusange bumva ko utakiri wa Sugira wa kera, niki wababwira?
reka nongere gato ku byo Haruna yavuze. Haruna nibyo koko yavuze ko bamubwira ko ashaje. Yego. Ntago tukiri batoya. Nawe ntakiri muto, nanjye sinkiri mutoya. Yego. Ariko ibyo atanga biruta iby'abakiri batoya batanga. Niyo mpamvu aka kanya akiri mu kibuga. Nihaboneka abadusimbura, ndakeka ko nanjye imyaka iri kuzamuka. Yego. Ntago ngifite 20 cyangwa ntago ngifite 30. Yego. Nihaboneka abadusimbura, tuzabaha umwanya nabo bakore bagereza nkaho twagereye. Ariko mu gihe bataraboneka, kandi tukaba tugifite imbaraga zo kugira ibyo dutanga, nibareke tubitange. Kandi ikindi football ntago igaragara ku mukino umwe. Nshaka gukina match AS Kigali nabi, ariko ntibivuze ko match izakurikiyeho nzayikina nabi. Yego. Nibyo ko ku mubiri wariyongereye bibaho ukabyibuha, ni ibintu bisanzwe, ariko nicyo batoza ba fitness babereyeho. Yego. Tuzakora aho tuzumva imibiri yacu inaniwe, tuzandika tubwira abakunzi bacu ko umupira tunaniye dusezeye. Duharira abakiri batoya baze bashyireho itafari ryabo. Yego, uvuze ko ibyo mwakoze cyangwa ari ibyo mukora abakiri bato ntabyo barakora. Sugira twitege kuzongera gukenyera amasume. Hari akantu kabaho kakaba ari imboneka rimwe. Yego. Ntabwo nizeye ko wenda bizongera bikabaho. Yego. Kubera ko ubwami bw'ijuru nibwo butugenera ibyo dukora hano ku isi. Yego. Twebwe ubwami bwacu bwo ku isi rero dutegereza ibyo hejuru batugeneye. Rero navuga yuko ibyiza biri imbere nk'uko bahora babivuga bakuru baturuta, ariko nta wifuza gukora ibibi. Yego. Niba hari ibyiza Uwiteka yangeneye bizarenga biriya, nabyo nzabyakira neza nk'uko nabira byambayeho. Cyangwa se niba harabigeneye n'uwundi izabimuhe, nabyo bitunezeze twese, kuko ibintu ntibyahora ari iby'umuntu umwe. Ariko ufite amahirwe ko equipe nationale cyangwa muri wowe urumva ko equipe nationale uzongera ukayisubiramo. Mfite amahirwe, mfite n'icyizere. Ntago ndarisezera muri equipe nationale, mazemo imyaka 10 irenga, ngiye kuza umwaka wa 11 mu equipe y'igihugu tariki 8 z'ukwa 9 no mwaka. Ndakeka ngifitemo igihe kitari kinini, ariko nanone si gitoya. Niba hari ibyini nshobora kongeraho, ninongera kumera neza umutozo w'ikipe y'igihugu akabona yanyitabaza, nzitabira ubutumire nk'ibisanzwe cyane. Rutahizamo abanyarwanda Sugira Ernest, buri wese ahita yumva ko ari wowe. Ari umunyamakuru umwe Clarisse yavuze ko ngo ibitego ngo uzamariramo ngo ni ibitego bigera muri 25 nka rutahizamu wiyizi, ndetse na mbere wari usanzwe ukora n'ubu ngubu uje ufite intego. Kuri wowe nka Kiyovu Sport abakunzi bayo, urumva ibitego bikeya uzaba hari nk'ibihe? Umunyamakuru ugereranyije. Reka mbanze mushimire kuko yampaye 25. Imana izabimfashemo. Yego. Kandi ibyo yavuze bizangirirweho. Yego. Yanyaturiyeho umugisha mwiza, ariko nkurikije uko nzi amateka ya shampiyona y'u Rwanda igihe natangiye gukura, ndumva ari bakeya batsinze ibyo bitego bakaba meilleur buteur cyangwa top scorer. Bibaye byo byaba ari byiza. Bibaye 10, bibaye 15 ntacyo bintwaye. Icyangombwa nuko nzafasha ikipe yanjye gukora ikintu gikomeye muri ino season. Yego. Nkakora nka equipe, tugakora nka equipe, tugatsina nka equipe, tukanganya, tukanatsindwa nka equipe. Naho ngiye kureba mu by'ibitego mu gutsinda 50 n'iki, hari aho nazagira nka egoisme ku buryo nabasha kujya ndeba abandi nkaho atari bagenzi banjye nge nkirebaho. Yego. Cyangombwa rero tuzakore nk'ikipe, nimbitsinda ni byiza, Imana izanabimfashemo, nundi nabitsinda nawe ni byiza. Niyo yabo wape ni yabo wari nta kibazo. Ariko twebwe nka Kiyovu Sport tukagira season nziza, nicyo kintu kindanje inshinga. Yego. Uvuze kuri Kiyovu Sport ngo mukagira season nziza, ayo ma equipe nayo yakoze amarekitrema meza, ugiye agura impande zigiye zitandukanye. Kuri we nka Sugira wabonye abakinnyi bahari, ejo bundi nibwo bamurikaga abakinnyi ku mugaragaro. Ni swade ya Kiyovu Sport ubona gute? Ni Kiyovu Sport wabonye ute? Areka mvuge ku byacu, kuko ngiye kuvuga ku by'abane ndabamfasha akazi katarakange. Yego. Kuko equipe yo kigira umuvugizi wa equipe cyangwa umuyobozi wa equipe ushinzwe gusobanura ibyayo. Kiyovu Sport ni ikipe ikomeye, yaza muri 3 zikomeye muri kino gihugu. Nyuma rero na APR ndakeka ari zo kipe zindi ziyongera kuri Kiyovu mu gukomera. Yego. Yaguze neza. Yaguze n'abakinnyi bakomeye, bafite ibyo bakoze mu bihugu byabo cyangwa mu makrebe babanje gucamo. Barabazanye kugira dukomatanyirize hamwe, kugira ngo amaseve yacu n'ibigo byacu tubifatanye n'ibya Kiyovu bibi ikipe y'ubukombe nk'uko bisanzwe. Nibyo twifuza. Yego. Nakwifuza yuko Imana izaturinda imvune bode tukabereka yuko tutashaje nk'uko abantu babivuga. Bamwe bavuga ko twakibye abakinnyi bakuze ngo ikindi n'iki, ariko ntago ari byo. Kandi bazabibona. Muzana bibona kuri match ya mbere. Yego. Bizaba ari match nziza, match y'abagabo, match y'imbaraga. Aho ibyo tuzabaha nibyo dufite, kandi nyuma y'igihe
kindi kiri imbere cyo kwitegura tuzabaha n'ibirenzeho. Dusoza Sugira, ni ekipe ya Kiyovu Sport, uri rutahizamu, abanyarwanda bakwitezeho byinshi ndetse amaso yose ahanze kuri wowe. Ni izihe ntumbero cyangwa ni nk'izihe ntego ugiye kwinjirana muri iyi shampiyona igiye gutangira kuri uyu munsi wo kuwa kane aribwo muzakina ku munsi wo kuwa gatanu mwebwe? Buri muntu aba yifuza gutangira ni byiza, ariko navuga ko aka kanya umubiri wanjye ibyo umutima wifuza ntabwo umubiri ari byo ufite, ahubwo nabanza nkareka umubiri ukagira byinshi kurusha uko umutima ubitekereza. Ariko ntabwo umukinnyi mukuru ajya yiburira, kandi ndabizi neza ko bitazagenda nabi. Yego, twifuza guha Kiyovu ibyiza, abanyarwanda ibyiza, kandi nk'uko nabo babimpaye. Niba abantu bakwishimira nta mpamvu yo kudakora neza kugira bakomeze bishime, kandi nabashimira n'urukundo bangaragarije mu bihe bitambutse byinshi, bizakomeze bigere no ku ndunduro, binamperekeze no mu bundi buzima. Yego, na nyuma y'umupira. Promotion, gura ikibanza cya $2,800 Bugesera hafi y'ikibuga cy'indege utombora ikindi, $6,000 Nyamata mu mujyi, na Kabeza $19,000 kuri kaburimbo. Bigereho na Marshal Real Estate.